nibukije ko tuzareba uburyo inyandiko yose igera ku muryango w'Imana n'ingingo zayo zose zigasobanurwa, ariko hari n'izindi navuga nihuta ntazisobanura ahubwo kugira ngo mwumve ko nazo zihari. Tuvuge nk'ikibazo cyerekeranye n'ubushishozi bureba bose, bukorwa na bose, n'uburyo bwo gufata ibyemezo muri kiliziya. N'ingingo dusanga muri nimero 81 kugeza kuri 94. N'ingingo twatinzeho cyane, ubushishozi busaranganyijwe na bose n'uburyo bwo gufata ibyemezo muri kiliziya igendera hamwe. Iyo ni ingingo ikomeye. Hanyuma hari nk'ahantu rwose numva nakavuga, kandi byavuzwe n'abantu babiri batumurikira mu byerekeranye n'ukwemera. Umwe ni Mutagatifu Inyasi wa Antiyokiya, undi ni Mutagatifu Sipiriyani. Ngo mu byo dukora nta gikorwa kiye mu bushishozi bw'umwepiskopi. Ndakomeza. Kandi none Sipiriyani akongera akuzuza ati kandi nta gikorwa muri kiliziya kidaciye mu bujyanama bw'abasaserdoti. Akanyuma, nta gikorwa muri kiliziya aha bidaciye no mu kubaza no mu kwakira urumuri rw'abakristo, ubushobozi bw'abakristo. Indi ngingo nayo yagarutsweho ni ibyerekeye, nayo ni nziza, ubu tuzagira umwanya wo kuyireba. Ni transparence, umucyo, gukorera mu mucyo, no kwirengera ibikorwa, ni responsabilité. Hanyuma no kumurikira umuryango w'Imana ibyakozwe. Igaragara muri nimero 96 kugeza kuri 101. Ubundi indi ngingo ni ubufatanye bwa za kiliziya. Ubufatanye bwa za kiliziya. Kiliziya ntabwo ari tuvuga kiliziya yihariye, diocese, ntabwo arakarwa gakora ubutumwa gutya gusa. Kiliziya iteka ni umuryango w'Imana wose. Nubwo tuvuga kiliziya yihariye, ariko uko dukora muri kiliziya, uko tuteza imbere ubutumwa bwa diocese, tukita kuri diocese, tukita kuri paroisse, ariko dufite n'umutima ufungukiye izindi za kiliziya z'isi yose. Aho rero hagarutswe ku buryo twafatanya mu madiocese, mu maparuwasi ndetse no muri kiliziya z'isi yose. Indi ngingo niyo kiliziya igendera hamwe, ni kiliziya dukiramo n'ibikomere. Iyi ngingo ni nziza mu byerekeranye n'ibyacu bya hano mu Rwanda, n'ibyago twagize tuzi twese mu mateka yacu, uhera kuri nimero 21 na nimero 54. Hanyuma indi ngingo rero ni ukwamamaza ivanjiri dukoresheje internet, ibinyamakuru. Iki kibazo twakigarutseho cyane kuko muri iki gihe abakristo benshi, hariho n'abatakiza muri kiliziya, batakiza ahandi dukorera ubutumwa mu miryango remezo n'ahandi, ariko bari kuri internet. Bati rero sinodi kavuga iti musange abakristo aho bari. Naho ni ahantu, ni hamwe mu hantu tugomba gusanga abakristo bashyiriye ivanjiri. Abiyeguriye Imana mu ngabire bahawe, ko kwiyegura Imana ni ingabire Imana yahaye kiliziya, umuryango w'Imana. Ubuzima bw'abiyeguriye Imana bufite ubukungu bwinshi bumurikira urugendo rwa sinode yo kugendera hamwe. Hano rero mu Rwanda nicyo kibazo barumbaje, kandi ni cyiza, ariko ntabwo navuga ngo ngewe ngo ndakivuga gutya jyenyine, ahubwo nakibaza na buri wese. Banatwigishije kandi ni umuco tugomba gutora. Ntabwo umuntu umwe ari we uba ufite ibisubizo binoya rwose pe. Byari ko ibikorwa ry'umbajije nkaba afite mikoro, navuga ngewe ko mbona muri kiliziya yacu hano mu Rwanda iyi sinode iduha urumuri bwa mbere. Ikintu mbona rwose cya mbere cyiza, iduha urumuri.
ni ukugera kuri bose, ubutumwa bugera kuri bose. Hari abantu mu butumwa bwacu tugomba kugezaho umutima, rimwe na rimwe tujya twibagirwa. Ndibuka iyo twasangiraga ibikorwa mu madiyoseze kuva twatangira sinode, hari abapadiri bavugaga ko iyi sinode yatumye babona abo batabonaga. Ndibuka nk'abavugaga ati abanyonzi, twagiye gukora ubutumwa mu abanyonzi b'amagare, abataximeni, bariya abantu abagore bo mu mujyi cyane cyane Kigali bacuruza utuntu k'udutaro bazunguzayi. Urumva ubutumwa bwa kiliziya bushyikira n'abazunguzayi bo mu muhanda. Umupadiri akumva ko n'abazunguzayi bo mu muhanda nabo ahamagariwe kubashyira ivanjiri. Icyo ni icya mbere numva ubutumwa bugera kuri bose kandi mbona twarakuye muri iyi si. Icya kabiri navuga ni kirebana n'amateka yacu. Iyi sinode yazanye umwihariko mwiza. Iyi sinode yaje itubwira ubumwe, kufatanye, kumva kiliziya nk'umuryango. Turabikeneye cyane hano iwacu.